Mwese mudukurikiranye murabizi ko iki cyorezo wagicamo nanjye nagiciyemo bimwe mu bintu umuntu yiyumvira cyangwa se akumva atameze neza yiyumvaho ku mubiri bishobora kumubwira ko ashobora kuba arwaye ni umutwe ukabije. Nje narwaraga umutwe w'uruhande rumwe ndanabyibuka yari uruhande rw'ibumoso ugasanga wagira ngo ni nkaho baguciyemo kabiri. Narwaraga umutwe nkawumvira mu jisho nkawumvira mu mitsi kandi akaba ari wa mutwe wananywa ibinini byari byose by'umutwe ariko ntuwukire ukamarana nk'iminsi nk'itatu. Icyo ni kimwe mu bintu byanyeretse ko nshobora kuba nafashwe n'icyorezo. Ikindi kintu ubabara mu mazuru kuko byose bigendana n'imitsi ni nkaho ari imitsi y'isura. Ubabara mu mazuru kumva ari nkaho hokera kumva udahumeka neza ubwo aho ni hahandi utangira kumva umwuka utazamuka uva mu bihaha ngo uzamuke ugere mu ijosi. Aho ukaba wumva wakarase nimbuze ukuntu ujya wumva utangiye kurwara ibicurane kumva uri guhumeka nabi hagati aho mu gatuza wanahakanda ugatonekara cyane bishoboka ku buryo ushobora gukeka ko ushobora kuba urwaye nka asthma cyangwa se bagukubise ibintu nk'ibyo runaka cyangwa wateruye ibintu biremereye. Ikindi kintu gucika umugongo kumva umugongo wacitsemo kabiri. Ikindi kintu kurwara mu nda kumva byivuyanga gutonekara umubiri wose kubira ibyuya mu ntoki kubira ibyuya uryamye ninjoro ukumva urashyushye kandi ukaremba buri gihe ijoro ariko amanywa ukumva ni nkaho wabaye muzima bigenda bihindagurika. Ikindi kintu guhumekerwa ukaba wakwihumuriza ibintu bihumura neza ariko ukaba utabyumva. Ikindi ugati cyangwa warya ibirimo umunyu warya ibirimo urusenda warya ibirimo isukari kumva nta cyangwa wumva. Ikindi kuzungera wahaguruka ukumva nta mbaraga. Ibyo byose ni ibintu nagiye niyumvamo nibura mu minsi 3 nyuma mpita menya ko nafashwe n'icyorezo ntangira ko kirwanya nibura iminsi 14 nkuko babivuga kwa muganga paka igihe cyarangiriye. Nimba wiyumva gutyo mu buryo bugiye butandukanye wumva umeze nk'umuntu wateruye ibintu biremereye wumva ucitse intege wumva ufite n'ubunebwe mu buryo utazi ubira ibyuya wumva ufite umunabi n'ukundi kuntu ariko kose uba ugomba kugenda ukipima ukareba ko utafashwe n'icyorezo. Nimba wafashwe n'icyo cyorezo cyangwa se ufite umuntu wawe runaka ufite icyo cyorezo cyangwa cyafashe hari uburyo bwinshi cyane nagiye nkoresha kugira ngo nanjye nkire kandi bworoshye wabasha gukora. Reka mbubereke twagiye. Ikaze cyane mwese mukurikiye Legacy TV muri kumwe nanjye albina amerere ni mu rugo aho ngiye kubereka uburyo bwa kabiri nakoresheje kugira ngo nkire mu buryo bwihuse icyorezo ari n'uburyo wakoresha wowe uri kudukurikira cyangwa se ukaba wabukoresha kundi muntu wawe kugira ngo akire. Twagiye. Birumvikana cyane nimba warafashwe n'icyorezo cyangwa hari umuntu runaka wo mu buzima bwawe wafashwe n'icyorezo hari ibintu ushobora kwagenda ugakura mu mirima cyangwa se mu ishyamba hirya no hino ari ibibabi kuko n'ibibabi bigiye biteye hirya no hino cyangwa se ukabana bigura ku isoko nimba hari aho wabibona. Harimo indimu, harimo teyi, harimo mante nta rindi zina ry'ikinyarwanda dufite ryayo, harimo umuravumba, hakabamo n'icyo bita umucyayicyayi. Ibyo byose ni ibintu ufata ugashyira mu gisorori cyawe gisukuye neza warangiza ugashyiramo amazi make cyane warangiza ukabishyushya bigatogota. Amazi avuyemo ukaza kuyasuka ukayanywa nkuko wanywa icyayi mu gitondo nkuko wanywa icyayi saa sita nkuko wanywa icyayi nijoro. ugomba kurindira bigatogota warangiza ugasuka muri kagakombe kawe mbere yuko unywa.
ubwo nukurindira. Muri uwo mwanya waba unasukura aho watekeye, mujye mugira isuku. Ibi bisigaye ushobora kubibika kugira ngo uzabikoreshe n'ubutaha. Ubibitse kugira ngo uzabe wabikoresha n'igihe gitaha, kuko biragoye kubibona. Nta kubishyira muri frigo uretse indimu yonyine niyo ushyira muri frigo. Ibi bindi ntago wabibika muri frigo, kirazira. Urabifata ukabibika mu kabati kawe aho ufite, ukabibika mu kabati mu gihe uzabikoresha ubutaha, urindiriye ko bibitogota. Ikindi kintu wakora, nywa amazi. Abantu mwanga amazi ahangaha muragaragara nabi. Urebye neza nshyizemo amazi akonje, nshyizemo n'amazi ashyushye. Nkuko mubibona aya ni amazi y'akazuyazi, adakonje kandi adashyushye. Ayo ni meza cyane ku muhogo wawe mu gihe ufite icyorezo cyangwa ufite umuntu wawe ufite icyorezo. Munywa amazi cyane nimba mufite icyorezo. Igihe icyo ari cyo cyose wumva unyotewe, waba utayakunda waba uyakunda, uba ugomba kuyanywa kuko bisukura mu muhogo wawe. Abantu mugotomera twagiye. Itegeko rya mbere, igikoresho ukoresheje nimba ufite icyo cyorezo ntabwo uba ugomba kukibikaho iby'abandi biri. Buri gihe uba ugomba kukibika ahawe. Njyewe kuko ntafite icyorezo nshobora kuba nakibika, ariko nimba ari wowe shaka ahantu runaka, akabati runaka, ahantu habugenewe ukibika. Kuko njye narwaye nshobora kuba nacyoza vuba vuba nkakibika aho abandi bari kubika. Ntago ari ukuguheza, nta n'indi mpamvu no kugira ngo utaba wakwanduza abandi. Nkuko mubibona muri kona ko biri gutogota. Urabivangavanga yuko ubishaka uko ariko kose, ariko ukirinda ko byajyamo utabanjije kubironga bikaba bisa neza nibura. Murabona ko bifite amazi afite ibara runaka nk'ay'icyayi. Bimaze kubira, urazimya icyo utekeraho icyo ari cyo cyose, ukabifata ugasuka gake gake. After mubibona urabona ko wagira ngo ni icyayi. Ibi ntago ari ukuvuga ngo wabinywa gusa ufite icyorezo cyangwa ufite urwaje. Igihe cyari cyo cyose wabinywa kuko biragusukura, bigatuma ibyo wariye bicayuka neza mu nda, bigatuma bisukura mu muhogo nimba warwaye mu muhogo cyangwa ufite ukuntu umeze uko ariko kose ukabinywa. Ushobora kwibaza uti washyiramo isukari? Njye nta sukari nshyiramo, ariko biraterwa nawe. Nimba washyiramo agasukari gake cyane nabyo nta kibazo. Byiza ko wabinywa bifite umwimerere nta n'isukari irimo. Njye niko nkinywa, ubwo nawe nimba ariko wabihitamo, let's do it. Byinshi mu byo wakora nagiye mbibereka, harimo kunywa amazi adakonje kandi adashyushye kandi menshi, harimo kuba wafata umwanya ukanywa ibirimo iby'umwimerere wagiye ufata, ibibabi by'umuravumba mu cyayi mwagiye mubibona mu buryo bugiye butandukanye, ukabikoramo icyayi wanywa mu gitondo, saa sita na nijoro. Ikindi ni ukunywa umuti ukarishye, ntabwo byoroshye kunywa ndabizi, ariko ni umuti uba wagufasha kugira ngo aha hose hafunguke. Ukanywa utuyiko 2 mu gitondo, utuyiko 2 nijoro. Ibyo byose ukabikorana isuku, ukaraba intoki, ubihanagura, kuko ikintu cya mbere muba mugomba kumenya, icyorezo kigufata cyane cyane kuko wakoze ahandi, kuko nacyo ni umwanda niko nabyita. Ikindi nanone uba ugomba kumenya yuko mu byo ukora byose ntabwo uba ugomba gufata ibintu bikonje. Nimba ari n'izo mbuto nabiberetse ko imbuto ni ingirakamaro cyane, uba ugomba kuzirya buri munsi uko bishoboye mu mikoro ufite. Uba ugomba kumakinga sure cyangwa uba ugomba gukora uko ushoboye uko ariko kose kugira ngo izo mbuto cyangwa ibyo byose ufata bitaba bikonje, kuko icyorezo kizirana n'ubukonje. Iyo kibonye ubukonje kirahigumira. Iyo unyweye ibintu bikonje ufite icyorezo ni hahandi bikugumamo bikaba bitakira na rimwe. Ariko nyamara ufashe ibintu bifite akazuyaze, byiza cyane kurushaho bishyushye, byiza cyane kurushaho bishyushye, biragufasha ukamera neza ugakira muri ya minsi 14.